Turabashoje muri kano kanya mwebwe mwese mudukurikiye aho muri hatandukanye. Turakwibutsa ko yari channel cyangwa se televiziyo ikugezaho ibiganiro bitandukanye bivuga ku buzima, indwara ndetse n'uburyo wazirinda, kandi tukagira inama no bantu batandukanye mu gihe babaye bafite ibibazo by'uburwayi, tukabagira inama y'icyo bakora n'uko bakwitwara. Uyu munsi rero twabateguriye ikiganiro kibanda kuri byinshi wibaza ku buzima bw'amenyo. Muri kano kanya tugiye kubagezaho igice cy'iki kiganiro cya mbere, birumvikana ubutaha tuzabagezaho igice cyacyo cya kabiri. Uyu munsi rero twifuje kuganira ku miterere, imikurire, akamaro by'amenyo bigiye bitandukanye. Tuributsa abadukurikiye batarakora subscribe kuyikora kugira ngo ibiganiro tugenda tubagezaho cyangwa se ibiganiro by'ubutaha bizajya bibageraho ku buryo bworoshye. Njyewe ugiye kubagezaho iki kiganiro nitwa Japhet Ntakirutimana. Ikaze. Dutangira iki kiganiro rero, ndagira ngo mbagezeho akamaro cyangwa imimaro y'amenyo itandukanye. Tumenyereye ko amenyo ubundi adufasha mu bijyanye no kurya ibidutunga, bidutungira umubiri, ariko burya hari n'indi mimaro. Twavuga nko kudufasha mu gihe tuvuga, kugira ngo ijwi risohoke neza cyangwa se inyuguti ushaka kuvuga yumvikane neza, burya amenyo abigiramo uruhare rukomeye. Urugero natanga nk'igihe uzaba uganira n'umuntu wakutse amenyo y'imbere, yaba rimwe cyangwa abiri, uhita wumva itandukaniro. Akandi kamaro k'amenyo, burya adufasha mu bijyanye n'uburyo tugaragara cyangwa se ibyo nakwita general appearance, uburyo umuntu agaragaramo. Burya uko ugaragara ufite amenyo ameze neza, ntabwo ari ko waba ugaragara igihe haba hari iryatakaye cyangwa se hari iryo utagifite. Ikindi tugira ngo tuvugeho ni ibijyanye n'imikurire y'amenyo. Imikurire y'amenyo kuva umwana akivuka kugeza umuntu abaye mukuru. Ubundi umuntu yakivuka ahagana mu mezi 6 gutyo, nibwo amenyo ya mbere atangira kuza. Ayo ni amenyo bita primary teeth cyangwa milk teeth cyangwa se dadore, uko wabyita kose. Ayo ni amenyo rero umwana amera, ariko uko agenda akura akazayakuka agasimburwa n'andi. Turabisobanura neza ayo yandi agenda amera, turabigarukaho muri iki kiganiro. Aya menyo rero ubundi kuva ku mezi 6 gukomeza kugera ku mwaka, nibwo umwana ashobora gutangira kuyamera. Hanyuma kugera ku myaka 2 n'igice cyangwa 3, ayo menyo akaba yarangije kuyamera. Ni amenyo agera ku mubare wa 20. Ni ukuvuga ngo amenyo tubara ko ari primary teeth agomba kuba ari 20. Aya menyo rero mu buzima busanzwe, mu mihindagurikire n'imikurire y'umuntu, aba agomba kuzakuka akamera andi, ariyo umuntu akurana ubuzima bwe bwose. Ayo menyo rero nayo icyo twayavugaho ni uko ubundi atangira kuyamera, ni ukuvuga aza asunika yayandi umwana yari asanzwe afite, nko guhera ku myaka 6 kuzamuka kugera kuri 12, nibwo bitangira kuba, akagenda atangira gukuka y'amenyo ari muri wa mubare 20 twavuze.
gatangira kugenda kuka buhoro buhoro hameramo andi. Ibyo biba kuva kuri iyi myaka 6 gukomeza kugera kuri 21, nibwo umuntu aba amaze kugira amenyo yuzuye 32 nk'uko tubimenyereye cyangwa se dukunda guhura nabyo kenshi. Ikindi kandi twababwira mu byagufasha gufata neza amenyo yawe, harimo gufata indyo yuzuye. Indyo yuzuye birumvikana mu biyigize hazabonekamo na ya myunyungugu ariyo igira uruhare rukomeye cyane mu kurinda aya menyo yacu uburwayi bugiye butandukanye. Ikindi ni ukwiborosa cyangwa se kuyasukura nibura inshuro 2 ku munsi, buri nshuro ukabikora nibura mu gihe cy'iminota 2. Ikindi uba ugomba kumenya ko uburoso bwawe bugeze igihe cyo gusimbuzwa ubundi, ukabikora mu gihe cy'amezi 3 cyangwa se bitewe n'uburoso uko bumeze, ukabusimbuza kugira ngo burusheho kugenda bugufasha kuvana imyanda mu menyo. Ibi byagufasha cyane mu buzima bwiza bw'amenyo yawe. Ikiganiro cy'uyu munsi rero nta tugisoreje. Turabibutsa ko mu gice cya 2 cy'iki kiganiro tuzabagezaho indwara z'amenyo n'uko twazirinda. Murakoze cyane kudukurikira, naho utaha.